nkwifurije kugira amahoro yuzuye atangwa n'umwami wacu Yesu. Nshuti mwene data, tugize umugisha wo kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Tugiye gusoma ibice 50. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Umuhanuzi Yesaya yari mu bihe bitamworoheye, ubwo ubwoko bwe bwari bwararetse Uwiteka bifatanya n'ibigirwamana by'i Babuloni. Yavugaga mu izina ry'Uwiteka ntiyumvwe, kuko kubera ibyago bari baratewe na Babuloni bumvaga nta Imana imaze ndetse itanariho. Kenshi imibabaro, ubwoba bwa muntu bituma atekereza ko nta Mana ihari ndetse ko nta n'icyo yamumarira. Ariko Yesaya we siko yabigenje, ahubwo yakomeje kwiringira Uwiteka. Ese wowe wishingikiriza kuri nde cyangwa kuki? Ni imbaraga ki ushyizeho ibyiringiro? Ni abakomeye? Ni imiryango? Ni ubwenge bwawe? Wiringiye iki mu by'ukuri? Yesaya we ati, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. We yari yegamiye Uwiteka nk'umutabazi, umutabazi udahinduka, utananirwa, udaharara ngo ahararukwe, utarwara, udakena, utagira intege nke, udahemuka, uhora ari uwo kwizerwa, uhoraho iteka ryose, utagira igihe kimurenga cyangwa ngo bimubane byinshi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Niba nawe warahishuriwe iri banga ryo guhindura Uwiteka umutabazi wawe. Ubutabazi bw'Imana bubaho ku bantu bose, ariko hari abasezeranijwe kutabura ubu butabazi bashobora guhamya nka Yesaya ko batazamwara. Uwa mbere ufite iri sezerano ni umukiranutsi. Aburahamu ni umwe mu babonye iri sezerano ry'uko batazamwara kuko ari abakiranutsi. Iyo usomye Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 23, haratubwira ngo Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Aha marayika yamushubije kenshi ko atabikora. Bigaragara ngo niba ushaka kurindwa mu byago bizira benshi, ntukorwe n'isoni, itoze gukiranuka. Nanone iyo usomye Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 9, haranditse ngo azarinda ibirenge by'abakiranutsi be, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshisha amaboko. Aha rero muri iri sengesho rya Hana duhita tubona neza yuko umukiranutsi Imana izamurinda gukorwa n'isoni. Wasoma Zaburi ya 34 umurongo wa 18, hakatubwira ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Gukiranuka ni ibanga rikomeye rituma ubutabazi bw'Imana mugendana. Niba rero ushaka kugira ngo
nawe ugirire ibanga ryo kujya watura ko utazakorwa n'isoni. Itoze gukiranuka, kandi nta handi uzabera umukiranutsi kuko umuntu atabiremanywe, ni mu kwizera Yesu Kristo n'ibyo yakoze ku musaraba, ukamuha ibyaha byawe nawe akaguha gukiranuka kwe. Nanone iyo dusomye mu Migani igice cya 14 umurongo wa 34, aratubwira ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Imana ishimwe ko abakiranutsi barindwa gukorwa n'isoni. Undi muntu wa kabiri Imana isezeranye ubutabazi no kudakorwa n'isoni ni umuntu usenga, umunyamasengesho. Imana yumvise gusenga kwa Hezekiya, abantu babonaga ko byarangiye, imukiza uburwayi bwe, yarageze igihe cyo kuraga. Usomye hariya mu Bami ba kabiri igice cya 20 n'umurongo wa 5, aratubwira ngo subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3 uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka. Hezekiya kubwo gusenga kwe, nubwo Yesaya yari yamutumweho ngo arage, Imana yarongeye ibwira Yesaya ngo asubireyo. Ibyari bimutwaye Imana ibikuraho. Ikindi Yohana twasomye nawe byari byaremejwe ko ari ingumba itabyara rwose, ariko nubwo byari bimeze gutyo, Hana yabirenzeho akomeza gusenga ngo agera n'aho asigara asengera mu mutima ijwi ritumvikana. Hariya muri Samweli wa mbere igice cya 1, iyo usomye umurongo wa 10 ukagera kuri 18, Imana yaramushubije, ikimwaro kirashira. Nanone Daniyeli baramurwanije, baramugambanira, akomeza gusenga 3 mu munsi kugeza n'aho atawe mu rwobo rw'intare. Nyamara ikimwaro cyakoze abamugambaniye n'imiryango yabo. Muzi yuko Daniyeli yakuwe mu rwobo ari muzima. Umwami ategeka yuko abamugambaniye bose n'ibyabo bajugunyirwa intare. Daniyeli ajya mu mashimwe, abandi bajya mu muborogo. Nanone urundi rugero rw'abasenze ikimwaro kikabavaho n'ibyago byabo bikabavaho, n'ab'Ininewe. Imana ngo yibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Hariya muri Yona cy'umuhanuzi Yona ibice 3 umurongo wa 10. Iyo umuntu asenga ntacike intege zo gusenga, abona gutabara kw'Imana. Niba rero ushaka kudakorwa n'isoni, itoze gusenga mwene data. Undi muntu nawe Imana isezeranye ubutabazi ni umuntu wizera. Dufite urutonde runini rw'abizera Imana yagiye irinda gukorwa n'isoni, bigaragara ko bari bugarijwe. Hariya mu Baheburayo igice cya 11 harimo uwitwa Yobu, inshuti, umugore, bose bari bamuvuye bavuga ko yacumuye, yewe isoni zari zamukoze, ariko kuko atataye kwizera mu bigeragezo bye, Imana yaramwunamuye, iramushumbusha ndetse iranamuhamya. Iyo dusomye hariya ibice 42 turabibona ku murongo w'8, havuga ngo nuko rero mwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambirira igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira, kuko ari we nemera, kugira ngo
ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Bigaragara ko Imana rwose yashimye Yobu. Ndagira ngo rero nkubwire ngo niba ushaka udakorwa n'isoni, izere kandi ukomeze kwizera utitaye ku bihe unyuramo. Nshuti mwene data, nkwifurije kwiringira Uwiteka, akaba ari we ukubera umutabazi, utazemera gukorwa n'ikimwaro, kuko nta kintu na kimwe imbaraga ze zitabasha kugukiza n'umwiringira. Imana iguhe umugisha, ikugirire neza, ikurebe neza, ikwereke ubutabazi bwayo muri byose, mu izina rya Yesu, amen.